What's up my people? Uyu ni wa mungu wanyu KC Empire TV Called Cassier. Uyu munsi nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro cyangwa se icyegeranyo mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Cassier. Uyu munsi rero nkaba nagiye mbateguriye ibintu 10 ushobora kugenderaho fast to beginning your business. Dore ibintu 10 rero ushobora kugenderaho mbere yo gutangira business. Icyambere, igenamigambi ry'ubucuruzi. Tegura igenamigambi rikwiriye n'ibyo ushaka kugeraho, rigaragaza intego, uburyo bwo gukora ibisabwa, cyo bita budget. Ugomba kubanza ugakora budget, ukamenya ngo ni ibiki nzakenera, ukabikusanya. Niba tuvuge ugiye gucuruza butike, ukamenya ngo nzakoresha comptoir, nimara gukoresha comptoir nkoreshe etageri, nindangiza ndanguze mfunguzemo tin number, ukamenya ngo nzasigarana igishoro cyangahe, mfite angahe. Cya kabiri, uzagenda ugiye gutangira business ni isuzuma ry'isoko. Uzajya ku isoko ry'umurimo, icyo bita site survey. Ugiye kuri site survey uvuga ati ese abantu bari gucuruza bacuruza gute, ni ibiki badafite. Nyine ukora igenzura ryawe bwite, uvuga ati hite ku isoko ry'umurimo ni iki kidahari. Genzura isoko kugira ngo umenye niba hari umubare w'abakiriya bashaka ibyo ucuruza ndetse n'ibyo bakeneye. Yes, haribyo nakubwiraga kubanza kugenda ukaganiriza ukareba. Tuvuge ntabwo uzajya gushinga business y'akabenzi muri quartier y'abasilamu, icyo gihe uzaba wahiye. Gihora n'ushinga nureba nanone ugashinga akabari muri quartier y'abasilamu, nanone ntabwo wabona abakiriya. Yes, ugomba kubanza ukareba isoko ngiye gucururizaho ese ni ibiki bakunda. Icya gatatu ni ugutoranya ubwoko bw'ubucuruzi. Yes, haribyo navugaga. Ntabwo ushobora kugenda ngo uhitemo gucuruza akabenzi hafi y'abasilamu, cyangwa ugende uhitemo kuba wacuruza tuvuge wenda wagenda ugashinga nk'urusengero hafi y'abasinzi, icyo gihe uba wahiye. Urusengero rwegereza abantu bagize gute, bakiranutse. Yes, ubwo ubusobanuro bw'iyi ngingo ya gatatu ni uguhitamo ubwoko bw'ubucuruzi bwakwiranye n'ibyo bifuza, nka serivisi, ibicuruzwa cyangwa ikoranabuhanga. Yes, cya kane ni ukuvuga ngo kwiga ku mategeko. Menya amategeko agenga ubucuruzi bw'igihugu cyawe, harimo n'ibikenewe mu gufungura konti y'ubucuruzi like tin number, tax identity number. Yes, ugomba kubanza guhitamo kumenya niba igihugu cyawe umuntu w'umucuruzi n'icyo asabwa kugira ngo ugire gute we abe yacuruza. Icyo ni tin number, icyo bita tax identity number. Cya gatanu ni ugusuzuma amafaranga. Yes, icyo bita budget, ukamenya ngo ibizakenerwa niba ugiye gushinga kantine. Nzagura firigo, nzagura amasafuriya yo gutekamo icyayi, nzagura teremusi, nzakodesha inzu wenda amezi 3. Ukamenya ngo mu gishoro cyawe nukuramo ayo ngayo kugura ibikoresho, nzasigarana aya n'aya. Ukareba niba bazabasha gukompeta. Igisubizo rero cyangwa se amagambo arambuye yo gusuzuma amafaranga. Teganya ingengo y'imari, ugenzure uko uzabona amafaranga y'ishoramari, hamwe n'ukuntu uzakora kugira ngo ubone inyungu. Yes, ubwo icya gatandatu ni ugushaka abakozi. Niba ubucuruzi bwawe bukeneye abakozi, menya abo ushaka, imyanya bafite n'ibikenewe mu gusaba akazi. Yes, ubwo utazagenda none ngo urebe niba tuvuge ugiye gushinga imari wenda mu bworozi, ukagenda ukazana nk'umuntu wize computer science. Can you imagine niba woroye nk'ingurube, se azagufasha iki mu gihe ingurube yarwaye? Ariko nugenda ukazana nk'umuntu wize agronomy, azagufasha kugira gute teza imbere umwuga wawe.
cyangwa se niba tuvuge ugiye gushinga kampani y'itumanaho cyangwa multimedia nko kweditinga amavideo, ntutoriyanta nk'umuntu wize computer science ukazana nk'umuntu wize agronomy cyangwa agriculture, nta kintu azagufasha. Kirazira kuzana amarangamutima muri business. Ikintu cya karindwi rero ni ugucunga ibikoresho. Gucunga ibikoresho. Tegura ibikoresho n'ibikenewe byose kugira ngo ubucuruzi bwawe bukore neza, harimo ibikoresho by'umurimo, ibicuruzwa n'ibindi. Ugomba gutegura ibikoresho, aribyo navuga ati urugero twibanze kuri butike, ugomba kubanza ukamenya ngo, cyangwa se twibanda no kuri kantine ukamenya ngo mfite firigo, mfite teremusi, mfite etajeri. Ibyo byose ukabyitaho ukavuga ati ku buryo anytime umukiriya aje akambwira ati ndashaka amata akonje, utazamuzanira ashyushye kandi yagusabye ageze gute, akonje. Cyangwa se wenda yagusaba icyayi ugasanga cyahoze kandi ashaka igishyushye. Ubwo bisaba kuba wateguye ibikoresho. Icya munani, kugena ikirango n'uburyo bwo kumenyekanisha. Ahangaha ugomba kuba ufite icyo bita brand cyangwa se icyapa kiriho ibintu ukora, kuvuga ngo niba ari kantine cyangwa niba ari irembo ukavuga ati ngiye nkora ibi, ugashyiraho brand, icyo bita brand. Hitamo ikirango cyiza, ugenzure uburyo bwo kumenyekanisha ubucuruzi bwawe. Nka marketing cyangwa advertisement. Marketing ni ukugenda mu nshuti zawe ubwira ati ese mwarabimenye ko nsigaye narafunguye restaurant, nsigaye nteka boilo mu gitondo, saa sita hari lunch nziza, nimugoroba dinner nziza. Icyo bita marketing. Noneho advertisement ni ukuvuga ngo nkatwe hano kuri Case Empire TV dufite YouTube channel irebwa n'abantu benshi mu cyumweru, wakaza hano tukagukorera nk'itangazo ryamamaza ibicuruzwa byawe, bikagufasha kuba wagera ku bakiriya benshi cyane. Icya cyenda ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura. Icyo bita audit. Kumenya ngo uragenzura ibintu byawe, ni gute ninjiza, ni gute nsohora. When you don't know where you come from and you don't know where you going, ugomba kumenya aho uva kugira ngo umenye n'aho ujya. Tegura uburyo bwo kugenzura imikorere y'ubucuruzi kugira ngo umenye uko bihagaze no gufata ingamba zinoze. Ugomba kumenya ngo ese muri iki cyumweru ninjije angahe, ese nasohoye angahe, nashoye angahe, nungutse angahe. Nicyo bita gusubira inyuma, icyo bita evaluation your business. Icya cumi ni ukugira umuyoboro w'itumanaho. Like Case Empire TV. When I have the business, it's the easy way to advertise my business. Nk'ubu mbaye mfite nka business, byaba ari uburyo bwiza bwo kuyamamaza no kuba yahita imenyekana mu gihe gito kandi ku bantu benshi. Shyiraho uburyo bwiza bwo guhana amakuru hagati y'abakozi, abakiriya n'abafatanyabikorwa. Noneho iyo yariyo ngingo ya nyuma ari nayo ya 10, ushobora kugenda ugiye gutangira business. Noneho hari icyo bita reference. Reference ni nk'ahantu tuba twagiye dukura aya makuru iyo tuba twagize gute twabateguriye. Hari hambere ni nka Kiyosaki RT, yageranijwe mu 1997, bikusanwa n'umuntu witwa Rich Dad Poor Dad. Hakabamo n'ahitwa Drucker PF mu 2006, The Efficient Executive. Hakaba n'ahitwa Blank mu 2013, The Start Owner Manual. Hakaba n'akanitwa Collins J muri 2001, Good to Great. Hakaba n'ahitwa Timon GA and Spare.
2004 New Venture Creation. Ndabashimiye rero mwe mwakurikiye KS Empire TV, nkomeza kugushimira wakoze subscribe, ubu utarayikora kora share comment, ibyo by'ingenzi. Mwari mukurikiye KS Empire, kino cyegeranyo mwagiteguriwe na Cassier, akaba ari nawe wagize gute wakibagejeje. Ndabashimiye, hasta la vista, ciao ciao.